kumbaho nibaza ko niba nibuka neza ari nige nananiwe kwishyura inzu ya bitanu niba nibuka neza, kandi nari mfatanyije n'undi muntu runaka kuyibama. Ariko ibyo ni ibintu bibaho, ntabwo ari uko umuntu aba yatutse Imana. Ibyago uri gucamo, ibibazo uri gucamo, ntabwo ari uko watutse Imana, si uko Imana yakuretse, ahubwo Imana irashaka kukwereka bariya bantu, bariya birirwa bakubeshya ngo muri kumwe, birirwa bakubeshya turagukunda, tugira gute. Kugeza iyi saha ubushakashatsi bwanjye bwanyeretse ko igipimo cy'ubushuti cyangwa se igipimo kigaragaza inshuti nyayo ni igihe uhuye n'ibibazo. Cyagiye utagifite akazi, cyagiye inka zawe zapfuye, cyagihe umudamu yakuretse, sheri wawe yakuretse, cyagihe utagikora muri banki ngo ugire inshuti zikwikundishwaho kubera kuba haronizi utabagoye, cyagihe utagifite ka gafaranga ko koherereza ngo kanda akanyenyeri nkuko tubivuge naha, cyagihe utagifite twa tuntu twa read limit wakandagaho cyangwa twa Eastern ukoherereza abawe, icyo gihe nibwo ubona inshuti ya nyayo. Izo nshuti zose ufite nagira ngo nkubwire ko harimo n'ibicupuri. Niba uri mu bihe byiza, izo nshuti ufite, mama, sister, muvandimwe, aho harimo n'ibicupuri. Ariko umunsi wagize ibibazo nibwo uzabona inshuti ya nyayo. Yobu yaciye muri strago zitandukanye, yarafite abantu yajyaga asangira nabo, akabatereka icyo bashaka cyose, akabaha buri kimwe cyose. Ariko igihe kimwe Satani akoze ku buzima bwe, Imana yabyemeye. Reka nkubwire muntu uri guca muri situation runaka, niba waramakinze sure ko ari Imana yabyemeye kubicamo, itegura icyo ugiye gusohokana muri iyo situation. Ugiye gusohokanamo imbaraga, ugiye gusohokanamo ubushobozi, ugiye gusohokanamo ubutware, dépense temps il grifo, ugiye gusohokanamo amavuta, ugiye gusohokanamo amafaranga, ugiye gusohokanamo amazu, ugiye gusohokanamo urushako, ugiye gusohokanamo urubyaro. Yobu yaravuze ngo umubiri wanjye numara kubara amaso yanjye azayireba, ntabwo ari ayundi. Arangije agera naho avuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke, gipfa kumva amazi. Nigeze kubabwira ngo nubwo cyatemwe ariko ntikigeze kirimburwa, nubwo wababajwe ariko wapfuye, nubwo wahanganye na strago zitandukanye ariko uracyahumeka. Ibyo birasobanura ko igiti cyatemwe ariko ntabwo kigeze kirimburwa. Ubwo kitigeze kirimburwa, muri iyi minsi isigaye kugira ngo umwaka urangire, Imana ishobora kohereza amazi hanyuma igiti kikongera kigashibuka. Imana ishobora kohereza amazi hanyuma ubuzima bukongera bugakomeza. Imana ishobora kohereza amazi, inzira zikongera zikaboneka, ukongera ukabanyakubahwa, ukitwa boss, ukitwa mabuja, bakongera kuguhindurira amazina, ukitwa uhiriwe. Kigeze gitemwa ku mudamu wa Erukana, imyaka iba myinshi, Penina akajya museka akavuga yuko ntacyo amaze, n'umugabo akamubona ko ntacyo avuze, agakora buri kimwe cyose ariko ntibyagira icyo bitanga. Ariko ngo aza kumenya ko dekestrafo, igiti nubwo cyatemwe kitigeze kirandurwa, ngo akajya horishiru, akajya gusenga. Igiti kiratemwa, n'abahanuzi batangira kuvangirwa, bamuvangirirwaho nkuko nawe birirwa bagupfunyikira amazi bakakubwira ngo iravuze kandi ari nta kivuze, bakubeshya ngo urapfuye kandi ubuzima bugihari, bakubeshya ngo ubayeho kandi wenda filime yenda kwizinga. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Shalom, nibiracyashoboka karindwi, Profete Innocent wibategurira akaba ari we unayibagezaho. Imana ishimwe, kandi abamaze gukora subscribe Uwiteka abaha umugisha. Nawe utarabikora kugira ugumane natwe, umenye gahunda zabira cyashoboka, umenye aho tuzakorera amasengesho yo gusoza umwaka cyangwa se ategura umwaka wa 2026, amwe y'umwihariko y'amasengesho tuvuga ngo Imana ivugiramo, amasengesho dushyira imisambi hasi tugasasa amabero tukinginga Imana. Ndetse turimo turategura n'andi azabera online kuri Zoom na Google Meet nkuko bisanzwe, kugira ngo tuzasohoke muri uyu mwaka wa 2025 dusohokanyemo imbaraga. Wasitotse ibishyimbo, kora stoke y'ibirayi, y'amafaranga, ariko ukeneye no gustoka imbaraga z'Imana ukagira icyo usohokana muri uyu mwaka, kuko ntabwo abantu babeshwaho n'ibirayi gusa cyangwa babeshweho n'ibindi bitandukanye, ahubwo Yesu yavuze ko banabeshwaho n'ijambo ry'Imana riturutse mu ijuru. Muri iyi minota mike Imana impaye, ndagira ngo dusangire ijambo riri muri Yobu ibice 42 umurongo wa 12 ayaho gusa. Haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Amen. Nta n'ibindi mvuga, iryo jambo ndarivuga mu minota mike cyane ishobora kubarirwa ku ntoki. Uwiteka
antumye ko ashaka kuguha andi mahirwe. Hari ayo watakaje ay'umuryango, watakaje ay'akazi, watakaje aya promotion, utakaza ay'amazu, utakaza aya fiancé, utakaza ay'urubyaro, utakaza ay'umugabo, utakaza ay'umugore. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya nka Prophet Innocent, Imana intumye ku mutima wawe kubwira ngo haracyari ibyiringiro, haracyari andi mahirwe Imana yaguteguriye. Rimwe na rimwe tujya twiheba tukavuga ngo ese birashoboka ko umuntu yahura n'ibibazo n'amakuba kandi asenga akizwa neza, yaranze kwiyandarika, yaranze kuba mu bidafite umumaro. Nagira ngo nkubwire ko ibyo bishoboka, biterwa n'icyo Imana ifitemo inyungu. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo gupfa ni inyungu no kubaho ni Kristo, kandi ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Nagira ngo nkubwire ko ikintu cyose kikubaho cyiza cyangwa kibi gikwiriye kuba kiguha isomo. Byose biberaho kugira ngo bitwigishe. Ibibi unyuramo hari ubwo biba Imana igira ngo ikwigishe. Bari abantu birirwa bakubeshya ngo turi kumwe. Agatsinda nkunda kubivuga, bakubwira ko bakuri inyuma, ntabwo bajya bakubwira ko bakuri imbere. Imana niyo iba imbere y'umuntu. Ni nayo mpamvu iyo bakuvuye inyuma ntumenya ko bagiye. Iyo utagiye ukebaguza, hari igihe wibeshya ko abantu bakikuri inyuma kandi abantu baragiye kera, kuko amaso yacu areba imbere ntabwo areba inyuma. Kandi n'umuhanga n'ubundi ntakwiriye kureba inyuma, kuko inyuma nta kiriyo kikubaka. Ibyo wakuyeyo ni amasomo agufasha guhangana n'iyo misozi n'izo sitarago zose ziri imbere yawe. Abantu rero benshi bakunda kujya muri confusion ngo ese nasenga nkababara cyangwa nkababazwa. Yego birashoboka mu gihe hari icyo Imana igushakaho. Ese nasenga nkatinda gushaka? Yego ushobora gutinda gushaka, ariko amaherezo urashyira ugashaka. Ese nasenga nkabura ubukode cyangwa se nkananirwa kwishyura inzu? Birashoboka. Yewe byigeze kumbaho, nibaza ko niba nibuka neza ari n'igihe nananiwe kwishyura inzu ya bitanu niba nibuka neza, kandi nari mfatanyije n'undi muntu runaka kuyibamo. Ariko ibyo ni ibintu bibaho. Ntabwo ari uko umuntu aba yatutse Imana. Ibyago uri gucamo, ibibazo uri gucamo, ntabwo ari uko watutse Imana, si uko Imana yakuretse, ahubwo Imana irashaka kukwereka bariya bantu, bariya birirwa bakubeshya ngo muri kumwe, birirwa bakubeshya turagukunda, tugira gute. Kugeza iyi saha ubushakashatsi bwanjye bwanyeretse ko igipimo cy'ubushuti cyangwa se igipimo kigaragaza inshuti nyayo ni igihe uhuye n'ibibazo. Cyagihe utagifite akazi, cyagihe inka zawe zapfuye, cyagihe umudamu yakuretse, sheri wawe yakuretse, cyagihe utagikora muri banki ngo ugire inshuti zikwikundishwaho kubera ko baharoni utabagoye, cyagihe utagifite ka gafaranga ko koherereza ngo kanda akanyenyeri nkuko tubivuge naha, cyagihe utagifite twa tuntu twa limit wakandagaho cyangwa twa Western ukoherereza abawe. Icyo gihe nibwo ubona inshuti ya nyayo. Izo nshuti zose ufite, nagira ngo nkubwire ko harimo n'ibicupuri. Niba uri mu bihe byiza, izo nshuti ufite, mama, sister, muvandimwe, aho harimo n'ibicupuri. Ariko umunsi wagize ibibazo nibwo uzabona inshuti ya nyayo. Yobu yaciye muri strago zitandukanye, yarafite abantu yajyaga asangira nabo, akabatereka icyo bashaka cyose, akabaha buri kimwe cyose. Ariko igihe kimwe Satani akoze ku buzima bwe, Imana yabyemeye. Reka nkubwire, muntu uri guca muri situation runaka, niba waramekinze sure ko ari Imana yabyemeye kubicamo, itegura icyo ugiye gusohokana muri iyo situation. Ugiye gusohokanamo imbaraga, ugiye gusohokanamo ubushobozi, ugiye gusohokanamo ubutware, dépense temps il grifo, ugiye gusohokanamo amavuta, ugiye gusohokanamo amafaranga, ugiye gusohokanamo amazu, ugiye gusohokanamo urushako, ugiye gusohokanamo urubyaro. Yobu yaravuze ngo umubiri wanjye numara kubara, amaso yanjye azayireba, ntabwo ari ayundi. Arangije agera naho avuga ngo haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke, gipfa kumva amazi. Nigeze kubabwira ngo nubwo cyatemwe ariko ntikigeze kirimburwa, nubwo wababajwe ariko ntiwapfuye, nubwo wahanganye na strago zitandukanye ariko uracyahumeka. Ibyo birasobanura ko igiti cyatemwe ariko ntabwo kigeze kirimburwa. Ubwo kitigeze kirimburwa, muri iyi minsi isigaye kugira ngo umwaka urangire, Imana ishobora kohereza amazi hanyuma igiti kikongera kigashibuka. Imana ishobora kohereza amazi
hanyuma ubuzima bukongera bugakomeza. Imana ishobora kohereza amazi, inzira zikongera zikaboneka, ukongera ukaba nyakubahwa, ukitwa bosi, ukitwa mabuja, bakongera kuguhindurira amazina, ukitwa uhiriwe. Kigeze gitemwa ku mudamu wa Elukana, imyaka iba myinshi, Penina akajya amuseka akavuga yuko ntacyo amaze, n'umugabo akamubona ko ntacyo avuze, agakora buri kimwe cyose ariko ntibyagira icyo bitanga. Ariko ngo aza kumenya ko dekestrafo, igiti nubwo cyatemwe kitigeze kirandurwa, ngo akajya aho rishiru akajya gusenga, igiti kiratemwa, n'abahanuzi batangira kuvangirwa, bamuvangirirwaho nk'uko nawe birirwa bagupfunyikira amazi bakakubwira ngo iravuze kandi ari nta kivuze, abakubeshya ngo urapfuye kandi ubuzima bugihari, bakubeshya ngo ubayeho kandi wenda filime yenda kwizinga, n'utundi dutandukanye. Ngo na yera muvangirirwaho amubona nk'umusinzi, ariko kuko yari afite ijambo muri we ry'uko yavuganye n'Imana kandi yizeye ko nubwo igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka, arisobanura. Hari igihe biba ngombwa ukisobanura, arisobanura, aravuga ngo ndi umugore usuka amaganya imbere yawe, ntabwo nasinze, ahubwo mfite ikibazo, igiti cyaratemwe ariko ntabwo cyaranduwe. Ngo umuhesha w'umugisha aramubwira ngo ngaho genda, niba ibyo uvuze ari ukuri, Imana nkorera ugenda uhure nayo iguha igitangaza. Hanatashye ibintu bigenda neza, aza kubyara umwana mwita Samweli, atangira nawe kubona ijambo, arahanura, Bibiliya iramwandika, atangira kuvuga ngo ntawera nk'Uwiteka, aravuga ngo hahirwa Imana, hahirwa abafite Imana nkiye, aravuga ngo ari ingumba byaye karindwi, aravuga ngo ntihazongere abantu bazongere kuvuga iby'ubwibone. Uwiteka afite andi mahirwe agiye kuguha, azatuma ugira ijambo nawe ukabasha gucecekesha abirirwa bagusakuriza bakubwira ibyo biboneye byose. Hari uburyo bwawe bwarashize, ariko nubwo abantu bwararangiye, ariko ubw'Imana ntabwo bwigeze burangira. Ndagira ngo nkubwire ngo biracyashoboka kandi inshuro zirenze imwe. Imana ifite umugambi wo kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Yobu amatungo amushiraho, abantu bamushiraho, baramukoba, bamufata nk'uwatutse Imana, nk'uko nawe hari abagufata gutyo, arahomba, asubira hasi, asubira ikarito, amera nabi, n'umugore amuvaho, imivumo iba myinshi, inshuti ziza kumucarenjinga, ariko akomeza kuvuga ngo ntabwo nakihakana Imana yanjye. Mu mahirwe Imana igutegurira, uramenye, ntiwihakana Uwiteka gufiteho umugambi. Arangije ngo mu bice 42 amaze kuvuga amagambo menshi, niho yahuye n'Imana. Ibyo byose uri kwitotombamo, hirya yabyo hari Imana mugiye guhura nayo. Imana iramubwira ngo ese ufite icyo kuvuga? Yo barakivuga buri cyo asobanura, ariko kuri uriya murongo wa 2 mu bice 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Hanyuma Yobu ngo aravuga ngo ibigeragezo byari byatumye mvuga amagambo menshi, ariko nihannye nigaragura mu ivu nsabye imbabazi. Ngo akimara guca bugufi, Imana ihita yiruka ijya kuri babandi bamukobaga, bamwe bamuretse, za nshuti zamugiraga ngo zimuri inyuma, ariko yagira ibyago zikamuhunga. Imana irazibwira ngo nimugende mujye guca bugufi kandi mumushyire n'ibitambo n'amaturo kugira ngo basabire umugisha. Uwiteka agiye kukugarukaho, kandi uburyo agiye kugarukaho kuzatuma n'abari baragutaye bongera kwitarura, baze bagusaba imbabazi, bagupfukama imbere, bakubwire ko batari bari mu ruhande rwawe. Iki ni igihe cyo kugira ngo Imana iguhe ukuri, abantu baguhe ukuri kw'ibyo baguhishe mu mitima yabo. Ku murongo wa 12 ba yawo haravuga ngo Imana ihira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere. Andi mahirwe yaranze, ariko aya ngaya yo ntabwo azanga. Reka ngusengera Imana dusoza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu, nsengeye umuntu ukurikiye, biracyashoboka karindwi byose birashoboka ko hari ibyanze cyangwa se amahirwe atandukanya akaba yaranze, ariko ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo abona amahirwe kandi umugirire neza, umwiteho muri byose mu izina rya Yesu. Niba ari amahirwe abaganga babuze yo kumukiza indwara, umukize. Niba ari amahirwe yabuze yo gutunga agakiza ngo atsinde ibibi mu bugingo bwe, umuhayo mahirwe. Niba ari amahirwe yabuze y'urushako, niba ari y'urubyaro, niba ari y'akazi akaba amaze igihe kirekire adakora, niyakire aya mahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari amahirwe y'iterambere n'igikundiro yabuze, yamuhe. Niba ari amahirwe yo kuramba mu kazi, niba ari amahirwe yo kugumana amafaranga, ibyo yaruhiye, yamuhe mu izina rya Yesu. Niba ari amahirwe y'amahoro, uyamuhe, kuko utanga amahirwe kandi utagiye Imana. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.